reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nongera kuguha ikaze kuri iyi channel yanjye ya Udahogora niba ukunda ibijyanye no guteka nongeye kukubwira ngo urakoze cyane kuba unkurikirana ndetse niba ari ubwa mbere ufunguye kuri iyi channel ndaguha ikaze nawe nanone kandi nkubwira ngo ukande subscribe ukande kukazogera ka notification ubundi ujye dusangira ibitekerezo yaba mu mwanya wa comments ushobora no gukoresha adresse mba nashyize munsi ya video muri description box ubundi tukungurana ibitekerezo tukitekera tukiga guteka neza. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona kuri aya mashusho tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guteka ubugari ndetse n'isosi y'inyama nziza ifashe buriya ubugari isosi nziza iryoshye ni isosi bifashe imeze neza. Rero bisaba kugira ngo ubyitondere witondere uburyo ki uteka iyi sosi, hari no mpamvu tugiye kubigarukaho cyane. Rero mu gutangira turatunganya inyama, urabanza ukoza inyama neza mu mazi meza ukazironga neza ku buryo ziba zidafite umwanda, hanyuma ukazikata nkuko mubona ndi kubigenza. Genda nkatamo uduce dutoya, nkunda kurya utunyama nyine dukase dutoya, ariko ushobora no kuba udakunda inyama ntoya ugakata nyine ku buryo ziba zingana nkuko ubishaka. Ndatunganya rero izi nyama nzikate mbere yuko nziteka. Ikindi nababwira nuko buriya biba byiza iyo uguze inyama zikiri fresh cyangwa se z'uwo munsi. Uraruzi hari ahantu baba bacuruza inyama ugasanga ntago bafite inyama z'uwo munsi n'iki. Abantu bakunda inyama murabizi yuko inyama iryoha cyane iyo ari nshyashya. Murabona ko nari nabijije amazi ndashyiramo za nyama maze kuzikata, hanyuma mbereka n'ibindi ndi bukenere. Harimo aya mavuta, umunyu, ndakenera kandi soy sauce tomate, ndakenera na garlic powder, ubungubu ni tungurusumu ariko yifu, ndakenera na beef masala, black pepper na meat tenderizer cyangwa se ikirungo gituma inyama zoroha. Ibindi ndi bukenere inyanya, igitunguru, poivron, celery ndetse na thyme cyangwa se thyme ndetse na tungurusumu. Icyo nababwira, hari abantu bakunze kumbaza ku bijyanye n'ibirungo by'ifumba ndi bukoreshe, ariko ntago ari ngombwa cyane, utabifite ntago byakubuza guteka ibyo uteka. Rero ndafata za celery nzikatemo gusa kabiri, ntago nkatamo uduce dutoya cyane, hanyuma mfate na za tangawizi nazo nzikate. Icyo nari ndi kuvuga ku bijyanye n'ibirungo by'ifu, igituma nkunda kubigura nuko bituma niba mfite ibirungo runaka, nshobora kuba mfite igitunguru gusa muri quartier ndi bugure, ntibinsabe buri gihe ngo ninjya guteka njye guhaha buri kantu. Niba mfite nk'ifu ya tungurusumu, nkaba mfite n'indi fu ishobora kuba yakunganira ikirungo gisanzwe, ni mu rwego nyine rwo kwekonomiza, kuko biriya birungo binatekwa inshuro nyinshi kurusha uko wajya buri gihe ujya guteka ukajya kugura akantu ku isoko. Ariko uramutse utabikunze ushobora gukoresha ibisanzwe. Rero ndafata za celery ndetse na tangawizi mbishyire muri za nyama ngiye gutogosa, nari nashyize muri ya mazi yabize, hanyuma nshyiremo n'akayiko k'umunyu, ngaragureho gakeya, ubundi mpfundikire ndindire mu gihe ndi gutunganya ibindi birungo ndi bukenere muri izi nyama. Ndakenera poivron, ariko ndakataho gatoya kuri poivron ako ndi buze guteka mu bishyimbo. Ngiye nta kintu njya mpfa kurya kitariho ibishyimbo. Hari abantu bameze nkanjye benshi bakunda ibishyimbo, ndabasuje aho muri hose. Niba ukunda kwirira ibishyimbo rwose ubwo uri inshuti yanjye ikomeye. Nta kintu njya mpfa kurya kitariho ibishyimbo rwose. Ubwo rero ndatunganya poivron ngenda nkatamo uduce dutoya. Ikindi kandi naringiye kuvuga kuri biriya birungo by'ifu, ntago bihenze. Hari umuntu ushobora kubireba agatekereza yuko ari ibintu bihambaye bihenze, ariko ntago bihenze pe. Cyane cyane ko uzabikoresha inshuro nyinshi, ushobora gusanga agacupa kamwe kamaranye nk'amezi 6 igihe runaka. Buri gihe uko utetse ibiryo ugasanga ugakoresha nyine mu buryo bukoroheye, ukaba ufite ibirungo bitandukanye. Rero murabona ko nahise nkurikizaho no gukata igitunguru, naho nkagenda nkatamo uduce dutoya.
nimara gukata za puwavuro na bya bitunguru ndabishyira mu kantu ku ruhande, hanyuma nkurikizeho gutunganya inyanya nazo ndi buzikenere mu guteka iyi sosi. Cyane cyane inyanya nicyo kintu cy'ibanze cyane mu kugira ngo uze kugira isosi nziza yegeranye kandi iryoshye, kuko nubwo buriya sauce tomate tuzikoresha, ariko inyanya igihe cyose umwimerere w'inyanya uba ukenewe mu isosi kugira ngo ibe nziza cyane. Ndagenda rero nkata izi nyanya nk'uko mubibona, ndi kubanza nkakuramo kariya kantu kameze nk'ijisho ry'urunyanya. Kariya kantu ntabwo kajya gapfa gushya ngo gahwane, niyo mpamvu nkunda kugakuramo, ariko karamutse ntacyo kagutwaye wakagumishamo nta kibazo. Inyanya rero ndagenda nzikata neza, nzitunganya. Muri iki gihe cyose bya bindi nashyize ku ziko biri kugenda bitogota mu gihe ndi gutunganya ibi birungo bindi. Nta wundi mwanya udasanzwe ndi bukoreshe nimara gutunganya ibi birungo, hahita hakurikiraho n'ubundi gukomeza guteka. Ariko bishobora guterwa n'uburyo inyama zawe zimeze. Ushobora kuba uri kuzikata ukumva zirakomeye cyane, ushobora kuziha umwanya zikabanza zigashya. Murabona ko rero zamaze gutogota umwanya uringaniye, hanyuma ndagenda nzikura muri wa mufa cyangwa se ya mazi nazitogoshejemo, ngende nzishyira mu kintu ku ruhande. Gusa ndagenda nkuramo inyama gusa, nkora ku buryo ziriya seleri na ziriya tangawizi ziguma mu isosi. Ndagenda njomboramo inyama, nkuramo inyama, biriya birungo bindi bigume mu mufa, ngenda mbisubiza mu isosi. Murabona ko rero za nyama namaze kuzikuramo. Ubu icyo nkurikijeho ni uguhita nongeramo bya birungo bindi by'amafu. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubikore nk'uku nguku kwanjye ko kubishyira muri bowl ku ruhande. Ushobora guhita ubishyira mu kindi kintu uri butekeremo, yaba isafuriya yaba ipanu uri bukarangireho inyama. Ushobora guhita uzishyiraho biriya birungo ukagenda ubiminjiramo, ariko ngewe nkunda kubanza kubishyiraho nkabisigaho kugira ngo bikwirwemo hose. Murabona ko ya sosi yasigaye yonyine, inyama nazikuyemo. Ndahita nshyiramo rero akayiko kamwe ka beef masala. Nimara gushyiramo akayiko kamwe ka beef masala, ndashyiramo n'akayiko katuzuye cyane ka garlic powder cyangwa se ifu ya tungurusumu. Ndashyiramo kandi na black pepper, naho gakeya cyane ho nta nubwo nshyiramo akuzuye ikiyiko. Ndashyiramo na meat tenderizer, cya kirungo nababwiye gituma inyama zoroha. Niba ufite nk'inyama utizeye neza, nk'inyama z'inka, buriya sinzizera, ugishyiramo kugira ngo zize kuza kuba zihiye zoroshye. Hanyuma ndahita minjiramo na soy sauce nkeya, hanyuma mbivange. Nimara kubivanga rero ndabivanga neza ku buryo bya birungo bikwirwamo hose. Ikindi, wirinda gukoresha ibintu by'ibirungo byinshi cyane, kuko ibirungo byinshi cyane nabyo bishobora gutuma ibiryo bibiha. Gusa impamvu nkoresha ubu buryo bwo kubanza kubivangamo mbere ni ukugira ngo bikwirwemo hose. Hari igihe ujugunyamo ugasanga niba ujugunyemo nka ka black pepper kagiye nko ku ntongo imwe, muri kubona ko zisa neza, zagiye zifata biriya birungo nasizeho. Ndahita nshyira rero amavuta ku ipanu ngiye gutekaho izi nyama, hanyuma mpite nzishyiramo nyine mu mavuta. Murabona ko zirasa neza na mbere y'uko zitangira gufata akabara nyine kubera amavuta. Nicyo biriya birungo akenshi biba biri bukufashe, kuko bituma niba ubishyize mu mavuta biragenda noneho bya birungo birushaho kwinjiramo, ku buryo ya nyama iri buze gushya rwose ifite uburyohe. Mubonye ko nshyizemo na teyi rero cyangwa se thyme, hanyuma ndakomeza ngaragure. Teyi nayo iryoha mu biryo cyane, cyane cyane mu nyama. Ushobora no kwiteka no mu muceri, hari n'abayinywa mu cyayi. Ni ikirungo cyiza cyane kandi kigira n'akamaro mu mubiri. Bavuga ko ngo iyungurura amaraso, ariko iranahumura. Ku bantu bakunda akanyama gahumuye iraryoha cyane. Murabona ko rero za nyama zamaze gufata irangi, zimeze neza. Ndahita nshyiramo za puwavuro n'ibitunguru, hanyuma nkomeze ngaragure.
ariko ntabwo ndindira umwanya munini cyane, ni ukurindira gusa ko bisa nkaho byoroshye. Hari ukuntu igitunguru na poivron iyo bimaze gufata umuriro neza birorohera, ntabwo ndindira ko bishya ngo bihoberane, kubera ko n'ubundi ndacyafite umwanya munini wo gukomeza kubiteka ngenda nshyiramo n'ibindi. Murabona ko rero byoroshye, ntabwo bigifitemo ububisi cyane. Noneho ndashyiramo na za nyanya nari nakase, hanyuma nkomeze ngaragure gake gake. Inyanya ugomba kuziha umwanya uhagije, nta kuzishyiraho pressure, urakomeza ukagaragura, ukajya ugenda upfundikira wongera upfundura, umwuka ugenda utuma zigenda zizana isosi z'ubwazo, zikagenda zigenda zibyara isosi zidakomeza kuba nyine inyanya gutyo uri kurebesha amaso. Nkuko mubibona rero, murabona ko nyuma y'iminota nk'itatu bipfundikiye zatangiye kubyara isosi. Ndahita nongeramo undi munyu kuko umunyu urimo hano n'uwo nashyize muri za nyama mu kuzitogosa. Ni umunyu wari uringaniye rero, nari nkeneye kongeramo undi munyu kugira ngo bikomeze bishye bimeze neza biryoshye. Murabona ko noneho za nyanya rwose isosi yatangiye kuzamo ifatika. Icyo mpita nkurikizaho ni ugushyiramo sauce tomate. Ndashyiramo utuyiko 2, nsigemo agasosi tomate gake ndi buze gukoresha mu gukaranga ibishyimbo. Bya biryo byanjye, ubundi biryo uramutse bifite nk'umuyobozi, ibishyimbo byaza ari umuyobozi, kuko ibishyimbo ni ibiryo by'ingenzi. Buriya ngo binagira n'intungamubiri zenda kungana nk'iz'inyama. Murabona ko rero za nyama za nyanya nari nashyizemo zahuye na sauce tomate bimeze neza, urabona ko biri ready kuba umuntu yabikoresha isosi. Mu gihe rero ko ya sauce tomate ikiri gushya, buriya sauce tomate nayo umuntu agomba kuyicaniraho akanya gatoya kugira ngo ishye neza, nayo bisa nkaho ibirimo ububisi. Ubwo icyo nkurikizeho ni uguhita nshyira muri blender wa mufa wari ukirimo za tangawizi ndetse na seleri, hanyuma ndabisya muri blender, hanyuma mpite mbisuka muri za nyama namaze gukaranga. Nta kindi kintu kiri bube gisigaye uretse gusa nyine kurindira umwanya ko bitogota, nimara gushyiramo uyu mufa nari nasize ku ruhande. Gusa tangawizi, nkunda tangawizi nyinshi, buriya kariya mwabonye kaba ari kenshi mu isosi pe, kaba ari kenshi ku buryo ukarya ukumva ni nk'agasenda. Uramutse udakunda tangawizi cyane ushobora gukoresha gato cyane, atari nk'inge nakoresheje. Murabona ko rero isosi yanjye yahiye yatunganye. Urayirindira igatogota byibura nk'iminota nk'icumi ku muriro uhagije, ariko utari mwinshi cyane. Warangiza ukabona kupfundura ukareba isosi iba yamaze gushya neza kandi yegeranye. Hanyuma isosi rero turaba tuyishyize ku ruhande, turayikura muri iyi panu. Hanyuma kugira ngo tutanduza n'ibyombo byinshi, nuko ngiye nkunda kubigenza, mpita nkuraho kimwe mpita ntekaho ikindi, kuko nta muntu dufite mu rugo utarya inyama, ku buryo iyi panu nari imaze gutekeraho ntahita nyikarangiraho n'ibi bishyimbo ngiye gukaranga. Murabona ko nshyizeho agatunguru n'agapoivron gatoya nari nasize, hanyuma ndagenda rero mbikarangira kuri ya panu nari ntetseho ya sosi, za nyama n'isosi yazo. Ndahita mfata ka gasosi tomate nari nasigaje nkashyireho nako nkakarangane n'ibi bitunguru ndetse na poivron. Nimara kubikaranga bisa nkaho ya sauce tomate ihiye, ndahita nkurikizaho gushyiramo ibishyimbo. Ibishyimbo rero ndabikaranga, ubiha umwanya kugira ngo nabyo bifate uburyohe bw'ibi birungo, iki gitunguru n'aka gapoivron. Hanyuma ndafata n'utuzi dukeya nunyuguzemo muri aka gacupa ka sauce tomate, ariko ugomba kwitonda mu kuriya nakoresheje agatoki, bisaba kwitonda kuko hari igihe ishobora kugukata. Usibye ko iziriho ubu ngubu zipfunduka neza, ntago zigikatana cyane nka zimwe umuntu yabaga yapfunduje icyuma. Bya bishyimbo rero nabyo ndabishyiramo umunyu, akayiko kamwe, hanyuma nkomeze mbigaragure neza paka bimaze gushya neza, bimeze neza.
urabona ko bya bishyimbo rero byahiye, nabyo ndabyarura mbishyire mu kantu nateganyije bigomba kuba birimo mu kubitegura, hanyuma mpite nikomereza na gahunda yanjye. Rero ubu hakurikiyeho gutunganya ubugari. Urabona ko bya bishyimbo birasa neza, ntago byumagaye cyane kandi nta nubwo bifitemo ibisosi byinshi, bimeze neza. Ndashyiraho rero amazi ku ziko ndindire, namara kubira ndafata iyi ni ifu ya kinazi, ifu y'ubugari. Ikiza cyayo iyi fu iba yumye neza, murabibona ninyisuka muri aka kaboro ngiye kuyipimiramo. Iyo turi burye nyipimira muri aka kaboro, tuba turi abantu 3, rero ifu yuzuyemo hano ni iduhaza. Urabona ko iba yumye bihagije, ntabwo ushobora kuyiteka ngo iteteme. Ni ifu nziza cyane ku bantu bakunda ubugari. Ikindi kandi binasa neza, yihiye ubona ari ubugari busa neza butijimye. Rero ya mazi ndayakura ku ziko, hanyuma nyatereke ku ruhande. Sinzi niba mu ngo zose habayo amasafuriya yamenetse batekamo ubugari, ariko twebwe rwose isafuriya yamenetse ntago tuyijugunya, niyo dutekamo ubugari. Ndashyiramo ifu rero muri ya safuriya, mbanjemo ifu kugira ngo ninsukamo amazi adahita atonyanga kubera ko yamenetse, hanyuma mbona guhita nsukaho ya fu yindi yari isigaye. Hanyuma ndahita rero songa ubugari. Nta kidasanzwe mu gusonga ubugari, ni ugukomeza nyine ukoresha umwuko, ugenda ukaraga ubugari mpaka utakibona ifu. Noneho warangiza n'ubundi ugakomeza ukanayiteka no ku bushyuhe buhagije, ku buryo iza gushya imeze neza cyane. Ya fu ikaza kubyaramo ubugari bumeze neza busa neza. Ikiri no mu isafuriya ngira ngo murabibona yuko ari ubugari busa neza pe. Ubugari busa neza kandi bubyimba, bunakweduka, mbese buraryoshye cyane ku bantu bakunda ubugari. Ndakomeza nkarage ubu bugari kabisa ku buryo buza gushya bumeze neza nta defu. Nyuma yo kubukaraga nk'iminota nk'10, ubugari bwanjye nabwo buraba buhiye, hanyuma mpite ntegura. Urabona ko agasosi ka 3 n'ibishyimbo, ubishaka arajya yihereza ku bishyimbo, hanyuma ubugari bwacu bukaba burahiye kandi bumeze neza cyane, n'isosi imeze neza cyane. Nta bintu bidasanzwe nakoresheje mu gutegura iyi sosi nk'uko mwabibonye. Ikintu cya mbere ni ukwirinda gukoresha ibintu by'ibizi byinshi mu isosi, uba uri kuyica rwose. Rero ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uburyo natunganyije ubu bugari hamwe n'iyi sosi ndetse n'udushyimbo ku ruhande. Urabona ko bimeze neza kabisa. Apeti iranyishe, ndumva nasubira mu gikoni. Naho ubutaha rero, kandi nagira ngo mbabwire ngo niba ufite igitekerezo cyangwa se request, ikintu wumva wifuza yuko wazabona nteka kuri iyi channel, ni karibu. Urahita unyandikira ukoresheje adresse ziri aho muri description box munsi y'iyi video, cyangwa se ube wananyandikira mu mwanya wa comments. Ndabisoma ibyo mwandika byose muri comments. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace. Ciao. Ku bakunzi b'ubugari iyi video bibashimishe cyane.